Ndaburamukije Uwiteka duhire njye muvugana kuri mikoro neriya wa gatatu ubasuhuje muri iki gitondo. Hari byinshi umuntu yashimira Imana kuba ariho yabyutse akavuga ijwi rigasohoka, yahumuye ijisho rikareba, nta ruhare yabigizemo ahubwo niri hejuru iba yakoze ibyo byose. Mu minsi abantu bari muri guma mu rugo dore nuko biba byifashe, ahantu hose haba hari clean, nta kibazo, kandi abantu bakomeje gusenga Imana igira icyo yakora kugira ngo yunamure iki cyorezo ku bwoko bwayo. Ni igihe cyo gukora, ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kwiyegurira Imana, ni igihe cyo kwizuza n'Imana, aho umuntu yakosheje akagenda yiyunga nayo kugira ngo ubwo ibiri imbere bigiye kuza, kandi ni nabyo bikomeye nk'uko ibyanditswe byera bitubwira, hatazagira n'umwe utungurwa. Bityo rero mu ijwi rirenga rya Mariko wa gatatu nk'uko tubisoma mu byahishuwe 14:6-12, marayika araguruka aringaniye n'ijuru muri iki gihe giheruka, nakugeraho n'umuninire. Twese turi lockdown, abakire, abakene, abarwaye, abatarabarwaye. Right now we are the same. Nta n'umwe utandukanye n'undi, nawe uri hejuru nawe uri hasi. Korona yamufata, uyu ntiyamufata, twese yadufata. Byaba bamwe bavuga ngo ifata abasaza, oya, buri umwe wese uburwayi bwamugeraho kuko turi abantu twese. Bityo rero mwitegure kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo.